Yesu ashimwe. Soma amagambo y'Imana, isezerano rya kera ni Zaburi ya 42 murongo wa 2 n'uwa 3. Zaburi 42 murongo wa 2 n'uwa 3. Isezerano rishya turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 15 murongo wa mbere tugeze kwa 8. Zaburi 42 murongo wa 3 n'uwa 4. Murongo wa 2 n'uwa 3. Nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 15 murongo wa mbere kugeza kwa 8. Yesu acira abigishwa umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Ndi umuzabibu w'ukuri, kandi Data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Mugume muri jye, nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jye. Ni jye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Muraho neza? Muhana amahoro ya Kristo. Amazina bayavuze, nitwa Samuel Kayinamura, usanzwe nkaba umwepiskopi w'itorero Methodiste Libre mu Rwanda, nkaba n'umuvugizi wa CPR, inama ya Protestant mu Rwanda. Ibindi by'aba Methodiste Libre ku isi bavuze nabyo nibyo. Aba Methodiste Libre dukorera ku isi yose mu bihugu bigera muri 105. Ubwo rero inama nkuru y'aba Methodiste ku isi igeze kubera hano mu Rwanda mu mwaka washize. Bantorera nyine kubayobora mu gihe cya manda y'imyaka 4. Ubwo ndi mu mwaka wa 2 mbayobora. Inama ya Protestant mu Rwanda mwayumvise, mwumvise ko ni ba Samuel. Dr. Samuel Rugambage ni umwarimu wacu, ni umubyeyi wacu, ari secrétaire général mushya, ari nanjye, ari na pasiteri Nkuriza hano
twese yaratwigishije, sinzi niba hari n'undi yigishije uri hano. Giselle aya Imana yanjye yagiye kure, niyo mpamvu ntamubonye. Ni umwarimu wacu rero muri teolojiya y'Ibutare, ubwo ntabuze n'abandi yigishije n'ahandi. Ni mukuru rero, ni umubyeyi wacu muri CPR. rero nkunda kuvuga ngo niba nabonye nigeze kunyura mu biro byanyu hano haruguru, mbona mwashyizemo amafoto y'abayobozi ba UEBR, niba yashyira muri CPR, abayobozi ba CPR, Dr. Samuel Rugambage azaba ari Samuel wa mbere. Hanyuma nanjye kuko Samuel Mutabazi ndamukuriye haba mu myaka no mu mirimo, ubwo nige Samuel wa kabiri. Hanyuma Samuel Mutabazi akaba Samuel wa gatatu. Yesu ashimwe. Haleluya. Mu by'ukuri turanezerewe kuba muri riteraniro. Umuvugizi wa UEBR wanyu Pastor Thomas, inshuti yanjye, inshuti yacu, yarantumiye arongera arahamagara ati nyabuneka mfite ibintu byinshi mu nzego nyinshi, ariko ndamubwira nti ku itariki 2 rwose ndabishyira muri gahunda, nzaba ndi hamwe namwe. Mbwira rero Secretary General mushya tuzazane, nawe arabinyemerera, na madamu nyine turazana. Imana ibaho umugisha kudutumira. Ntabwo ari ubwa mbere ngera hano, narahageze mu gihe cyatambutse, ariko nasanze ibintu byarahindutse. Imana ihabwa icyubahiro, yabakoresheje ibikomeye. Nahoze mubwira twicaye hariya, nabwira nti itorero rifite uruhongore, rifite abana, rifite Sunday school y'abana, abari itorero rifite ubuzima. Mufite ubuzima rero, kandi mufite urubyiruko, mufite imbaraga, mufite n'abakuze. Iri torero rero rifite ubuzima. Imana ibaho umugisha. Tugiye kuganira amagambo y'Imana ko tumaze kuyasoma. Nahaye umutwe uvuga ngo mugume muri we nawe agume muri mwe. Ni amagambo ya Yesu Kristo yivugiye ubwe, mugume muri we nawe agume muri mwe. Ariko nanjye ndimo tugume muri we kandi nawe agume muri twe. Ariko nitubijyana uko umuntu ku giti cye aho ari, ugume muri we nawe agume muri wowe. Yesu ashimwe. Hari ikorari y'abavandimwe bacu numvise iririmba, ibishyira mu jambo rigufi, kwari kugira ngo ahari nihagira n'ikiguhuza ukabona ari birebire ibyo mvuze, mugume muri we nagume muri mwe. Turihinnye mu magambo make, nihagira n'ikikurangaza, sibye ko ntacyo twifuza cyakurangaza, uze kuritahana rigufi gusa uvuge ngo gumamo. Yesu ashimwe. Iyo ni korari y'abavandimwe baturanyi banyu, bahoze muri Yerika ba Jehova Jire, baravuze ngo gumamo. Ni ukuguma muri we nawe akaguma muri wowe. Ndetse iyo ndirimbo nitega amatwi cyane, bongeyeho ravuga ngo hanze ni habi, ngo dore utegeweyo, ngo garuka bwangu. Gumamo rero, kandi ni iby'igiciro kugira ngo tugumemo. Yesu rero abacira uyu mugani, bavuze ngo ni umugani, ariko ni inyigisho, ni icyigisho. Yakundaga kuvuga mu migani, agakunda kuvuga mu by'abantu bashobora kumva, bibakikije, babona, bigatuma bumva neza.
yari umwarimu mwiza cyane. Umwarimu mwiza ni umwarimu ushyira ibyo yigisha mu buzima bw'abantu babamo, agatanga ingero z'abantu babona hafi, bumva hafi. Avuga rero umuzabibu n'amashami yawo, kuko aho yavugiraga ubu butumwa, iri jambo, umuzabibu bari bawuzi neza, amashami yabo bari bayazi neza, imbuto zabo bari bazizi neza. Ni nk'uko mu Rwanda wavuga igiti cy'ikawa ku bazihinga, ariko hari aho yenda zitanera bazahingwa. Ariko uvuze ikawa ku munyarwanda yazumva neza, akumva igiti cy'ikawa, amashami yacyo, imbuto zacyo, uburyo zera n'uburyo zihari n'ibindi. Avuga rero uyu muzabibu n'amashami yawo, aravuga ati ndi umuzabibu ukuri, kandi data ni nyirawo uhingira. Ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo, ngo rirusheho kwera imbuto. Abahinzi bazi neza amahage icyo ari cyo, ndetse abenshi babyita ibisambo. Ku bahinzi b'ikawa bo nuko babyita ni ibisambo, ariko n'ibindi biti. Ni ikintu cyiza kikihagika mu ishami, kikashaka kuricura, kandi iryo shami ari ryo rigiye kwera, rifite uruyange, rigiye kwera imbuto. Abahinzi barakimenya rero icyo, bakagikuraho, babyita kwanganya. Gisambo bakabikuraho. Ati none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri jye, nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jye. Urugero rubaha neza, arabizi ati iri shami uko mubibona muri abahinzi mw'abantu mwe b'imizabibu, iri shami ritakiri ku muzabibu ntiryabasha kubaho. Namwe niko mutabasha kubaho mutari kuri jye, mutari muri jye, nanjye ntari muri mwe. Ni jye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jye, nanjye nkaguma muri mwe, nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo ni byo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Yesu ashimwe. Mugume muri we, nawe agume muri mwe. Yesu niwe muzabibu, natwe tukaba amashami. Kandi ubuzima bwose bw'ishami ribukesha umuzabibu. Ubuzima bwose bw'iryo shami rubikesha umuzabibu. Rikuwe kuri wo ntiryaba rigifite ubuzima. Ubuzima bw'umukristo burikesha uwabutanze, ni Yesu Kristo, ni Imana. Reka dufate ingero ebyiri gusa muri nyinshi, ebyiri muri nyinshi z'abagerageje kumuvaho, kuva kuri Yesu, amaze bagira ingaruka zikomeye, byerekana ko utari muri we nta buzima. Niko yanavuze ngo ntimwabibasha mutari muri jye, nanjye ntari muri mwe.
ingero ebyiri gusa, hanyuma tuze kureba ibintu bigera muri 5 byabari muri we byiza bibagiraho ingaruka nziza, abari muri we baguma muri we. Urugero rwa mbere, umwe mu bigishwa be, murabizi ko yatoranyije abigishwa 12 akagendana nabo akabigisha, hanyuma igihe kigeze, igihe cyo gufatwa kugira ngo ajyanwe ku musaraba yicwe urupfu rubi, umwe muri abo 12 aba ari we amuvaho agenda ikinyuma aramugambanira. Uwo ni Yuda Iskariyoti. Aramugambanira, afata ibice by'ifeza 30 agambanira shebuja. Ibyamubayeho rero zabireba muri Matayo igice cya 27 uvuye ku murongo wa mbere ukageza nko kuwa 6. Kuva kuri we ni nk'uko ishami ryaba rivuye nyine ku muzabibu ritanyweho. Yesu yaravuze ngo icyo gihe riruma, barayakusanya, icyo bayakorera ni ukuyajugunya mu muriro agashya. Ishami ntiryabasha kubaho ritari ku uwo muzabibu, kuko ubuzima bwaryo urikesha uwo muzabibu. N'umuntu uvuye kuri Yesu ubuzima bwe buba butakiri ubuzima. Yuda rero va ku murongo wa 3 cyane, maze Yuda wamugambaniye abonye ko urubanza rutsinze Yesu aricuza, asubiza abatambyi bakuru n'abakuru bya bice by'ifeza 30 ati nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Ariko bo baramusubiza bati biramaze, ni ibyawe. Ifeza azijugunya mu rusengero, arasohoka aragenda arimanika. Mumve uvuye kuri Yesu ati nakoze ishyano, nimusubirane ifeza ati tupujyana, ibyo birakureba si ibyacu, sije twe twagutumye kugambanira shobuja. Aragenda arabijugunya, amaze kubijugunya ngo arasohoka ariyahura. Mugume muri we nawe agume muri mwe, niho muzagira ubuzima. Ubwo ni urugero rumwe, wabona ingero nyinshi muri Bibiliya, abavuye ku Mana, abavuye kuri Yesu, uburyo bibagendekera. Fa guteshuka gato gusuka muvaho ubundi zikakubona, kuko aba baririmbyi baravuze ngo hanze ni habi, dore utegeweyo, garuka witinda. Kuva kuri Yesu ni akaga, kuva ku Mana ni akaga. N'Abisirayeli yari yatoranyije, Imana yatoranije ikabagira ubwoko, uko bagiye bagenda nabi bamuvaho bakimika izindi mana, niko bagiraga ibyago n'amakuba bikomeye cyane. Mugume muri je, nanjye ngume muri mwe, cyo muzasaba cyose muzagihabwa. Rwo ni urugero rwa mbere rwa Yuda Iskariyoti. Urugero rwa kabiri n'abigishwa. Abigishwa nabo nyine bose bamaze kubona uko bimugendekeye. Murabizi ko afatwa, bagenje umugongo bagenda ikinyuma bavamo, ndetse na Petero wahanyanyaje ngo agakurikira, yagendaga arenga undi ahinguka, nawe agenda ikinyuma. Yari yaragerageje, niwe wakundaga kushyanuka cyane, ariko aza gucogora.
ndetse bagezaho mu ijoro bakomeza kumushinyagurira Yesu, bakubita bacira mu maso. Bakebutse Petero yagerageje nawe yasodotse yahageze, ngo bakebuka atari ku nawe yari kumwe nawe. Petero ati reka simuzi, umujango ni wamukanze. Kandi Petero murabizi ko yarashyuhaga mu magambo akihuta, mu bikorwa akihuta. Banamufata murabizi ko yakuye inkota bwangu ashaka kumurwanirira, ariko ngo umuja kubita ikirenge hasi, Petero ati simuzi, agenza umugongo aramwihakana. Amaze kubambwa, amaze gupfa hambwe, abigishwa baragenda bamuvaho, kandi bamuvuyeho ijambo ry'Imana tubwira ko basubiye mu byo bahozemo. Bamwe ngiye kuroba bati natwe turagukurikira, basubirira mu byo bahozemo. Uvuye kuri Yesu gato usubira mu byo wahozemo, usubira mu nzoga, usubira mu itabi, usubira mu busambanyi, usubira mu bya bindi byose wahozemo, kuko wamuvuyeho. Ubuzima bw'umukristo abukesha Yesu Kristo. Utari muri Yesu Kristo nta buzima. Niyo mpamvu yavuze ngo mugume muri je, nanjye ngume muri mwe, kuko ntacyo mwabasha mutari muri je, ntimwabishobora. Mwabaririmbyi mwe muraririmba neza, nakurikiye, ni mugumemo. Timuzagira na rimwe mugenza umugongo, ni mugumemo. Abakureho bahimbajwe n'izindi ndirimbo nabonye mwese, nta numwe warangayemo. Baririmbyi batuzamuye batugezaho ngira ngo bifuza ko tugera. Mugumemo rero. Yesu ashimwe. Mugumemo kuko hanze ni habi. Baririmbyi baravuze ngo dore mutegeweyo, dutegeweyo, tugaruke bwangu twihuta. Abari muri we rero, abaguma muri we nawe akaguma muri bo, barangwa n'ibi bintu bikurikira. Ndagira ngo nkibivuga urebe ko nawe bikuranga. Ni bitanu gusa nahisemo, ariko byaba byinshi, wabirambura bikaba byinshi. Barangwa n'ibi bikurikira: abari muri we nawe akaba muri bo, barangwa n'ibi bintu bitanu bikurikira. Byaba byinshi, ni bitanu gusa nahisemo. Ugiye mbivuga rero urebe ngo ese ndimo. Saho ntabwo nasubiye inyuma, nta genje umugongo. Icyambere yanavuze Yesu Kristo nukwera imbuto. Bera imbuto nyinshi. Bera imbuto nyinshi, kandi imbuto z'abihani. Abagalatiya 5:22 kugeza 23 niho bavuga izo mbuto. Zirebe rero ko uzifite, ko hari abazi gusoromaho. Bera imbuto nyinshi: urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza, kwirinda. Ngizi mbuto Pawulo yagaragarije rya torero ry'i Galatiya, arabwira ati izo mbuto mukwiye kuzera. Nizo Yesu natwe adushakaho. Niba tugumye muri we nawe kuguma muri twe, izo mbuto tugomba kuzera. Urukundo rwacu gipimo cyarwo ni uruhe? Kihe? Ku rukundo ruri kugenda rukayuka mu miryango, rukayuka mu baturanyi, rukayuka mu itorero. Urukundo rwacu gipimo cyarwo ni kihe? Ko ni imbuto tugomba kwera. Kanya batweretse abazashyingiranwa ko bahujwe n'urukundo, kandi icyo twabasabiye gihe twaramburaga ibiganza tuberekezaho, icyo bazabasabira mukomeza gushyingirwa,
cyo bazabasabira mukomeje mumaze kubaka urugo ni ukugira ngo mugire urukundo rwubaka urugo rwanyu. Ariko ingo niba mukurikira hirya no hino zirashize, urukundo rurimo rurabura. Urukundo, ibyishimo, amahoro mu mitima, nicyo kiranga uri muri Yesu. Nawe akaba ari wumvise ibyishimo bigukamutse, mumenye ko wagenje umugongo. Amahoro akagukamukamo, wagenje umugongo, urimo kugenda umuvaho. Ariko ikiranga uri muri we kandi akaba muri we ni ibyishimo n'amahoro, munezero. Abantu babiri bavuye Yerusalemu bagana Emawusi, ni ijambo rya dusoma muri Bibiliya. Ni muri bya bihe bya Pasika bari bagiye Yerusalemu. Hanyuma Yesu arafatwa, arakubitwa, arabambwa, arahambwa. Abantu basubira iyo baturutse, bari baje mu minsi mikuru. Babiri bagenda baganira ngo bafite umubabaro, bababaye cyane, bijimye mu maso, babajwe n'ibyabaye ku mwami wabo kuri Yesu. Bagenda baganira, amaze ngo wa gatatu abafatanya n'urugendo binjiramo. Ati muragenda muvuga iki, muraganira iki? Ati dore baramukebuka. Ni wowe se mushyitsi muri Yerusalemu utazi ibyahabaye? Ntuzi ibyabaye kuri Yesu twiringiraga neza kuri uje gucungura Abisirayeli? Kandi nibyo bitekerezo bari bafite, niko bari bameze bose. Koko bari bazi ko ari uje kubakura mu buretwa, mu bubata bw'Abaroma bari bakandamije Abisirayeli. Nicyo bari bafite mu mitwe. Bati baramubambye, baramwica, kandi iyo twari dutezeho amakiriro. None uratubaza ngo turaganira iki? Iyo nkuru ntuzizi wowe? Baravuga bati none dore abagore banadutangaje. Muri iki gihe bari bavuyeyo kandi Yesu yazutse batabizi. Bati abagore badutangaje. Baravuga ngo yazutse. Inkuru z'abagore ubwo niko bazisi. None se arababwira ati ariko se mwebwe ntabwo mujya ntimwasomye ibyanditswe? Ntimwari muzi ko bigomba kubaho? Arabagenda baganirira, baragenda ngo bajye kugera aho bashaka gutandukanira. Bati ariko twajyana mu kirorero hariya, bwari bunije. Baragenda ngo bagere aho bagomba kwicara, baricaye, bazanye imitsima, aratanguranwa, arayifashe, arayimanyagura, arabahereje. Mu kanya ngo agira atya ababuriramo, bararangaguje. Ariko ngo imitima yabo ikaba yatangiye kunezerwa no gucya. Ariko akibagaburira baramumenya, basa nk'aramumenye, yabuze bamaze kumumenya. Maze ngo bararebana bavuga ati ariko muzi ukuntu twari tunezerewe, imitima yacu burya yari ikeye igihe twaganiraga nawe atumanyagurira imitsima. Haleluya. Uri muri we nawe akaba muri we, arangwa n'umunezero n'ibyishimo n'amahoro. Yesu ashimwe. Byishimo n'amahoro, kwihangana. Ibintu bimuri kuri iyi si turimo, utihanganye wapfa uwo munsi. Ariko uri muri Yesu nakaguma muri we, ibyo byose arabyihanganira. Ibyo bidukubagura byo hirya no hino muri iyi si. Kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza, kwirinda. Mbese urimo? Ari muri wowe, nawe uri muri we. Cya mbere ni ukwera imbuto. Cya kabiri, uri muri we kandi nawe akaba muri we, agira inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana. Inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana. Umunsi nk'uyu nguyu Imana yaturemeye kugira ngo tunezererwemo icyumweru cyiza, akawuha agaciro.
ariko ntube gusa uwo munsi gusa n'indi minsi, ariko reka tuvuge n'uyu nguyu akawitegura akumva uwo munsi utazagera. Twampa ngo uyu munsi ngere mu nzu y'Imana numva ijambo ry'Imana, maze icyumweru cyose wirukanka mu buzima buriho, cyane cyane ubwa Kigali bwo rero jugujugu. Abakunda kuzinduka, iyo muzindutse mujya mubona abantu ukuntu bataryama, uyu uzindutse uratangara, jugujugu umuhanda abantu barajyaye ubuzima. Cyumweru kigashira, ugataha ijoro wikubita hasi, ukabyuka agatotsi wari ugakunze, byuka karujya ubuzima, ariko ukagira inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana. Uri muri we nawe akaba muri wowe, ugira inyota n'inzara by'ijambo ry'Imana. Aha niho twasomye muri Zaburi ya 42 umurongo wa 2 na 3, bavuze ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kwifuza Imana. Haleluya. Uri muri we nawe akaba muri we, ahora agira inyota, inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana. Ahora ashaka gusoma ibyanditswe byera, byanditswe byera bikaba hafi yawe, ugahora ufite iyo nyota n'inzara by'ijambo ry'Imana. Ndetse na Yesu Kristo arabivuze muri Matayo, aravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Abafite iyo nzara n'inyota, nicyo kiranga rero umuntu uri muri we nawe akaba muri we. Cya mbere ni ukwera imbuto, icya kabiri ni ukugira inzara n'inyota y'ijambo ry'Imana. Kandi wagera mu nzu y'Imana ntupfushe uwo mwanya ubusa, ukagerageza uvuga ati ndagomba gutahanamo ijambo. Korari nihaguruka igiye kuririmba hari imbere, ntabwo ndi burebe gusa uko babyina. Harimo abasore aha ngaha bafite imbaraga, bariterera hejuru rwose, ahubwo iyi sime ni iya kera kuko yarubatswe. Niyo kwa Bwana nde? Bwana Honore. Natwe Ikibogora tuhagera umumisiyoneri wa mbere witwa Damusoni, iyo bahonyora titi muhanyora, ariko Damusoni yasize ahubatse. Basore n'abakobwa n'inkumi bafite imbaraga, n'abamama n'ababonye. Igihe bahagurutse baza kuririmba, ujye utekereza ngo ndagerageza gutega amatwi numve ko muri ya jambo ry'Imana bagiye kunyuza mu ndirimbo nagira iryo nkuramo, kandi nkaritahana. Bagira inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana. Cyo ni icya kabiri. Cya gatatu, uri muri we, uri muri Yesu nawe akaba muri we, yihana bwangu adashyizweho imbaraga, adashyizweho igitugu. Kwa kunda pastor duhaguruka ngaha duhazi nyamuneka wumvise ko hari cyamukozeho nahaguruke, reka da. Ntago pastor yirwa bivuga. Uri muri we nawe akaba muri we, iyo yumvise hari akantu kamukomanze, ahaguruka na pastor atararangiza no kuvuga ubutumwa. Haguruka, yihana bwangu, nta cyaha cyagombye kumurara mu mutima no mu mutwe. Uri muri we nawe akaba muri we, no kwihana bwangu. Cyo ni icya gatatu. Icya kane, uri muri we nawe akaba muri we, yuzura ishyaka ryo gukorera Imana. Ishyaka rikamubiramo ryo gukorera Imana. Imirimo asabwa y'umukristo ntawimuhatira, kuko ari muri we, muri Yesu, kandi Yesu nawe akaba muri we. Ahora niryo shyaka, rya shyaka Yesu n'ubundi yabanaga naryo ryo kubona ibintu bitungana neza. Murabizi ko yigeze kwinjira mu nzu, mu ngoro y'Imana, asanga bayigize iguriro.
byabaye ubucuruzi, abavunjayi nimwe buzuye, abacuruzi ibyo bajya gutamba kenshi nabyo bazanaga kugira ngo babigurishe bakanahenda n'abantu. Inuma iki sanga inzu y'Imana bayigize iguriro, abaho umugozi arakubita, ameza arabirandura, aravuga ngo ishyaka rya data rirandya rirambaga. Ashyiramo gahunda, bikocamo byose abikura mu nzira. Uri muri Yesu naka muri we yuzura ishyaka ryo gukorera umurimo w'Imana, yuzura ishyaka ryo gutunganya ibintu, yuzura ishyaka ryo kugira ngo ibintu bigende neza mu nzu y'Imana. Nibwo wajya kubona ukabona cy'umuntu wiyubashye, yambaye karuvati n'ikote rye ryiza, yambaye igitenge cye cyiza se, yambaye iki, ariko araje arimo aratunganya utuntu yabonye hariya tudakora, arakora isuku, arajya no muri toilette katunganya akareba. Yuzuye ishyaka ry'umurimo w'Imana, ntawe ugomba kubimubwiriza kuko ari muri Yesu kandi Yesu akaba muri we. Ishyaka ryo gukora umurimo w'Imana, ishyaka ryo gutura, ishyaka ryo gutanga ibya 10, ishyaka ryo gusura abakene no kubafasha. Ishyaka ni icyo kizamuranga uri muri Yesu naka muri we. Cyo ni icya kane. Cya gatanu, aratinyuka mu byago no mu makuba, ntabimutera ubwoba. Abaririmbyi baturirimbiye baravuga ngo dufite umugaba ukomeye, siko wavuze ra ngo dufite umugaba, simwe mwabivuze mwaba mama, ngo dufite umugaba akandi nakibagiwe ariko ako nagafashe, turi bikomangoma, ariko dufite umugaba ukomeye. Dufite umugaba ukomeye se hari cyo twatinya? Ari muri twe natwe tukaba muri we, hari cyadutera ubwoba? Indirimbo y'167 niba ntibeshye aravuze ngo nta byago byantera ubwo hambe, nta mwanzi wese wanka yambere y'ubungiro, umwami n'igitare gikomeye, gikomeye, umwami n'igitare gikomeye yambere y'ubungiro. Nta mwanzi wadukanga turi muri we. Yesu ashimwe. Aratinyuka mu byago no mu makuba. Ibyakozwe n'intumwa gice cya 5:40 kugeza 42, haravuga ngo intumwa zirakubitwa, bari mu kaga, barahamagarwa, barakubitwa, zirakubitwa, ngo ariko zivayo zinejejwe no gukozwa isoni, bazihora izina rya Yesu. Haleluya. Nuko ntizasiba kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo iminsi yose mu rusengero niwabo. Uri muri we nawe akaba muri wowe, ntabigukanga, barakubitwa, barabanoza, ngo ariko bavayo banezerewe, baseka baneze, ariko zikugukubita ukavayo useka, bavayo banezerewe, ngo icyabanejeje ni ugukozwa isoni, bahorwa izina rya Yesu. Ati ibyo byose ntabwo twahowe ubusa, ntabwo twahowe kwiba imyumbati y'abandi, ntitwahowe kujya guca igitoki cy'abandi. Ndavuga iby'ibitoki mu mujyi wa Kigali birahari, wagira ngo nageze iri iwacu munsi y'urugo hari insina cyangwa hari imyumbati. Ntibakujijije gutobora inzu y'abandi, bakujijije izina rya Yesu Kristo, ngo bavaye banezerewe, banejejwe no gukozwa isoni no kuvuga izina rya Kristo. Nuko ntibasiba kwigisha
no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo iminsi yose mu rusengero ni wabo. Bavandimwe nshuti muri Kristo, mugume muri Yesu nagume muri mwe, nibwo muzera imbuto nyinshi. Kandi twongere twibuke ko ubuzima bwose bw'ishami burikesha uwo muzabibu. Yesu ni umuzabibu, tukaba amashami. Ubuzima bwacu tubukesha uwo muzabibu ari Yesu Kristo. Yuda Iskariyoti yamuvuyeho ariyahura. Abigishwa bamuvuyeho basubira mu byo bahozemo. Ariko nitumugumamo tuzera imbuto nyinshi, tuzahorana inzara n'inyota y'ijambo ry'Imana, tuzihana, nta cyaha kizadutindamo, kuko turi mu isi yanduye. Ariko niduhura n'ikizazane tuzagaruka vuba, kuko turi muri we. Twihane vuba, tuzuzura ishyaka ryo gukora umurimo w'Imana, kandi tuzatinyuka mu byago n'amakuba, nta byago bizadutera ubwoba. Mbifurije kuguma muri we, nawe akaguma muri mwe. Turacyari mu ntangiriro z'umwaka, tubigira intego, tugume muri we nawe agume muri twe. Cyo mbifurije, nicyo mbasabiye, nanjye ndacyisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Kadusenge Imana. Mana ishobora byose, Mana igira neza, turagushimiye. Turagushimiye ko twakumenye, tukamenya inzira yawe. Ariko Mwami, inzira ntabwo yoroshye, kuko irimo inzitane, irimo amahwa. Ariko Mwami ntinakomeye, kuko watubwiye ko uri kumwe natwe kugeza ku mpera y'isi no ku mperuka y'isi. Uri Emmanuel koko, uri Imana iri kumwe natwe. Ibyo rero tuzabishobozwa nuko tukugumamo, kandi nawe ukaguma muri twe. Uduhe Mwami Imana kutagenza umugongo tukuvaho, kuko bakuvuyeho babonye ishyano. Ahubwo uduhe ubwo butwari, izo mbaraga zo kukugumamo, kugira ngo twere imbuto nyinshi, kugira ngo duhorane inyota n'inzara byo kumva ijambo ryawe, kugira ngo dutinyuke dushire ubwoba imbere y'ibibazo duhura nabyo muri iyi si, kugira ngo tugire iryo shyaka Mwami ryo kugukorera. Cyo nicyo nsabiye iri teraniro, cyo nsabiye abana bawe, nicyo nsabiye iri torero rya Yeberi rivuga ubutumwa hirya no hino muri iki gihugu ndetse n'ahandi. Nicyo nsabiye itorero ryose mu bumwe bwaryo, byose ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.